ati ku buzima bwacu n'abacu ala santé cheers amashyi n'impundu hanyuma n'ubundi akazibere umubyeyi wacu atambe n'ubundi benyibi kamusabe mufate mu bitugu yego haleluya amashyi n'impundu amashyi n'impundu yacu amashyi hanyuma se n'umugeni nawe abigenza atyo ariko amashyi n'impundu yacu haleluya reka mwongere mutika ubuzima bwacu n'abacu ala santé uhuze inkongoro aya muhite musomera icyarimwe musomera icyarimwe mwese amashyi ntayabura amashyi umunsi w'umunezero kurari hoziyana bati saba mu ruganda amashyi kuri amashyi n'impundu twese dije amaboko hejuru twese congratulation twese tugende twese amaboko hejuru wahaguruke congratulation none umutima uragaruka ndakomeza nkomeza umurimo wanjye wo gusenga kandi n'ubu ndacyasenga Imana rero yanejeje nanjye yanyambitse ikanzu yera haleluya yanyambitse ikanzu yera ntabwo se nari kuzayambara mu majori ntabwo nari kuzambara ikanzu yera ariko kuko Imana yabivuze Tubakire
impundu amashyi impundu umubyeyi wacu aratambutse umubyeyi wacu yego amashyi impundu None yacu haleluya Lokora muyisa ninaino Esingi ninasala misina neno Watuka kigai Nashakuka amashyi y'abana amashyi cyubahiro cy'Imana abana b'umubyeyi wacu haleluya haleluya amashyi y'Imana haleluya amashyi n'icyubahiro tugiye Uwiteka Imana yacu Eko sadisa piso yonsore haleluya arakoze cyane arakoze cyane kombo nari byiza we haleluya kombo nari byiza we bizamera bite mu ijuru amashyi icyubahiro cy'Imana kombo nari byiza we bizamera bite mu ijuru korari y'abatsinda amashyi kombo nari byiza we bizamera bite mu ijuru amashyi ku mana yacu mbona ari byiza we bizamera bite mu ijuru abana tumushime we yakoze imirimo myiza amashyi ku mana yacu we yakoze imirimo myinshi impundu z'ababyeyi we yakoze imirimo myinshi bizambera bite mu ijuru kombo nari byiza we bizambera bite mu ijuru kombo nari byiza we bizambera bite mu ijuru Imana yacu Mana y'ibintu byose turagushimira uyu mugoroba turagushimira gahunda yateguwe none ikaba ishoboje twise amaboko yawe kugira ngo gahunda zose zikomeza witegure byose muri iki kirori uriho umugisha kandi abatwitwa aha ngaha ubaha umugisha umuntu wese umurinde umuntu wese umuha umugisha niba yose ukorerwa aha ngaha ibyo kubona amafunguro byose bitangwa byose ubaha umugisha ese ntibizajye twise umugisha wacu amen. mu byimbo ndabona hano abanywanyi ba Rudasumbwa ndetse n'Inkesha tubanze duhe ikaze ababyeyi bacu baduteranyirije aha ariko mu kanya hari irindi kaze nyirizina turi buze kubaha babamereye amashyi tukabakira mukagenda ko karirimbo ko gushima Imana komeza ukazamure ashimwe umwami ashimwe ashimwe haleluya tujyanye n'amashyi rwose ntacyo n'amategeko abihana turi mu munezero ntabwo ari umunsi w'ikiriyo haleluya amashyi twese haleluya aragikwiye ariko mwami Yesu haleluya ashimwe umwami ashimwe arakoze cyane DJ Nasi arakoze cyane DJ aha reka sabe muhereza mare agikirira ururabo akano
niba mpera ariko ni ngombwa y'Imana ibintu ni byiza abiha amashyi bati ku buzima bwacu n'abacu ala sante cheers amashyi n'impundu hanyuma n'ubundi akazibere umubyeyi wacu atambe n'ubundi bengibi reka musabe mufate mu bitugu yego haleluya amashyi n'impundu amashyi n'impundu yacu amashyi hanyuma se n'umugeni nawe abigenza atyo ariko amashyi n'impundu yacu haleluya reka mwongere muti ku buzima bwacu n'abacu ala sante uhuze inkongoro aya muhite musomera icyarimwe mwese amashyi nkayabura aha murakoze cyane reka sabe umuhereza abakire hanyuma DJ azamure karirimbo ubundi bakomeze twicara amashyi twese bazamuka amashyi n'impundu tubirana niwo mujyana nabwo amashyi ku Mana yacu bani hamwe icyubahiro ashimwe Yesu ashimwe Mwami akabaye ashimwe amashyi ku Mana yacu ariko nkaho babaye inyuma y'inzu kandi batari no kunyumva ibyo ngiye kuvuga ari ukuri umubyeyi pasiteri barakomera Michel yavutse mu 1947 mama yavutse mu 1950 uyu munsi papa afite imyaka 75 urakuramo ukurikije umwaka turimo n'uwo yakukiyeho mama ubwo aracyabura ingahe kugira ngo angane na muzehe aracyabura iyo ngiyo y'indi ubu yavukiye mu karere ka Musanze ahahoze ari muri komine Kinigi mu cyahoze ari senteri ya Rugina ngubu ni Kinigi ariko ntabwo twakunze kuhaba ahigira amashuri abanza aho ngaho segondere ayirangiza ku ishuri ry'ubugoronome hariya i Butare amaze kurangiza kwiga ngo hari mu 1971 abona akazi ajya gukora mu ruganda rw'icyayi hariya mu Gisakura mu 1972 rero nibwo imyaka 50 byakunze nibwo yashakanye n'Uwimana Teresa Uwimana Teresa rero Uwimana Teresa akaba ari umwarimukazi hariya i Musanze ko ariho yakoraga bakaba barashyingiwe igihumbi bamaze kwakira agakiza mu 1972 nayo imyaka 50 nawe yizihiza ko amaze imyaka 50 we n'umukecuru bakiriye agakiza nyuma yo kuva mu Gisakura bamaze gukizwa nibwo baje kwimukira babonye ibitasiyo bimukira muri ruganda rw'icyayi rwo ku Muhimbi ariko njyewe navukiye mu 1972 niho navukiye papa agronome mama ari mwarimukazi mama akunda kuduseka cyane ngo yigishije uriya minisitiri ex-minisitiri Gatabazi cyangwa ndamushakira ariko namubwiye ko bazamubona neza Gatabazi yamwigishije mu wa kabiri cyangwa n'ubwo musuzuro ariko yigishije minisitiri baje kuva hariya ku ruganda rwo ku Muhimbi papa akareka akazi
hanyuma ajya kwiga amashuri ya Bibiliya i Bukavu imyaka 4 aje kugaruka ayashoje yaje kuba umuntu muri groupe scolaire de la Salle nyuma aza kuhava ku mpamvu z'itorero ajya kuba umushumba wa paruwasi ya Rukomo pasiteri hano umusaza Jonathan Kiza Tate nyuma rero yavuye ajya kwiga muri Israel birebana n'ubworozi bw'inzuki yaje kuhava muri 1992 nibwo yaje asanga twarahunze hari abantu batinya kuvuga ko bahunze nibwo yaje twarahunze nyine barahungiye Kigali ugasanga turi muri Burende ariko Kigali ubwo twamaze kuzenguruka kujya hari ariko nyuma twibona gasa kaza kuturaho nyuma rero tumaze gutuza yabaye umuniye muri Saint Andre Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ariho yigisha twaje kugenda rero n'ibibazo byabayeho ubuzima burahagarara nyuma yaho rero aho ubuzima bwongeye kugarukira yaje kuba umukozi wa ADPR nanone akora i Kayove wari uhagarariye ishami yari hari iby'ubworozi bw'inzuki i Kayove ari directeur uriya mu nzira yabaye directeur nawe kuza kuhava noneho ajya gushakisha akazi muri Piride aho yakoraga hano mu Nyamata kugira ngo abantu bajyaga bamubona gusenga yakoraga akamoto n'akamoto kameze nk'umugabo witwa k'izo k'umuhondo umugabo akundaga mama yambwiye baramwigishije nasanze baramwigisha akamoto yatwara ariko bakaba baramwandikira kubera ko ntatera imbere nyuma byaje kurangira rero ahagarika n'ako kazi ajya gukomeza amashuri yize imyaka 5 muri Université de IRPG ari i Goma imyaka 5 ayirangije araza hano muri Kigali atangira gushakisha nk'abandi gutyo nyuma yaho muri 2018 nibwo yaje kongera gusubukura amashuri yiga master ku ishuri ry'abakoreye imyaka 2 cyangwa abapasitori hano biganye barahari nyuma yaho rero nibwo yaje gukora noneho uko gukomeza amashuri none ubu ngubu yiga kuri Université kandi yo muri Philippines aho yabonye impamyabumenyi y'ikirenga ya Dr. Umukecuru rero yabaye umwarimukazi imyaka 25 yigisha mu mashuri ya primaire ahantu hatandukanye nyuma aho uburyo bw'ibibazo aza gukora umushinga wa EDP hano bari hano Karuma gihe tuzakuza kubera izabukuru nyine bari mu kiruhuko cy'izabukuru mu bitandukanye by'umurimo w'Imana rero pastor umukecuru yabaye umuririmbyi ukomeye cyane muri korali yitwa Abajyana y'Ibyumba akigishwa n'ishuri ry'icyumweru rya Ekodimu uyu munsi rero nawe ari mu kiruhuko cy'izabukuru n'umunyamasengesho gusa nyine ibyo byabo twaje kwizihiza iryo sabukuru y'imyaka 50 umukecuru na muzehe babana n'imyaka 75 muzehe habayeho n'imyaka n'iyo mpamyabumenyi y'ikirenga ya Dr. niyo myaka 50 bakiriye agakiza murakoze ubundi mwanya ukumva ubuhamya butandukanye hari umuco abantu twese akenshi muri rusange usanga abantu barafashe bakavuga umuntu ari uko yamaze gutaha ugasanga ko bagiye kuvuga amateka ye rimwe na rimwe cyangwa se akenshi ahubwo ugasanga barahimba banareshya ugasanga umupagani rwimbi uri ku musozi ariko bakabisigiriza kuri uwo munsi ibyiza tujya tubivuga umuntu akiriho anabyumve ahari haleluya hari ubuhamya tugiye kwinjiramo rero umwanya w'ubuhamya muzehe nawe yibereye umupasiteri ahibereye byumve ndetse n'abandi bintu tugende tuvoma tuvuga umuntu ariho nawe byumve reka sabe umuzukuru we Ganza igira imbere arakurikiraho Harimana Emmanuel
ndetse na Kayitare Celestin kumbavuze ko bari gukurikirane abandi turagenda bikomeza ngo gende babwira ganza atambuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bagaze imbere yacu tugiye gushima sogokuru wadutoje ibyiza byose. Aba uyu munsi n'abatijwe kanoza ijambo ry'Imana. Sogokuru warakuze. Muhamashyi ngo toza umwana hari Imana impamvu ari imbere ngo toza umwana inzira nziza azahita asaza ashyira gute Imana umugisha iwacu. Murakoze. Nanjye nshaka kuvuga umubyeyi wacu. Ni byiza ko tumuvuga akiri hagati muri twebwe kuko tumufiteho ibyiza byinshi ndetse bitangaje. Umubyeyi wacu turashaka kumuvugaho kiruta ibindi ni uburyo bwo kwikomeza, haba mu buryo bukomeye cyangwa n'igihe hatari uburyo. Namwigiyeho cyane, mwumvishe ubwo buryo bwose yagiriye. Ntabwo ari uko hari ingufu z'amafaranga, ntabwo mu mufuka cyangwa mu kigega hari harimo amafaranga. Rimwe na rimwe twaricaraga nkamuganiriza ndetse muzehe aya mashuri kwiga ushaje ko tubona yakaze natwe abatoya bari gutunanira, akambwira ngo mwana wanjye Uwiteka ari kumwe natwe. Muzehe ndibuka igihe kimwe agiye kujya mu Isiraheli, arambwira ati mwana wanjye dore ngiye kujya mu Isiraheli, ariko ubwo ngiye kugenda ngiye kugusiga na mukecuru n'abandi bana, ariko uramenye muzabe maso murinde umuryango, murinde umukecuru n'ingaruka nzasange bamahoro. Icyo gihe iryo jambo ryari rikomeye kandi twari tukirabana, ariko mu gihe cyo kugenda arambwira ati nshaka kubwira ikintu naraye mbonye. Twari turera ku rwego rwa Byumba, arambwira ati nakubwiye ko ngiye kugenda ariko ngiye kubasiga ku rugo, ati ariko hari icyo umwami Yesu yaranyeretse iri joro. Ntibyagenze bite muzehe? Ati nagiye kubona njya mu iyerekwa, nari hariya ku rusengero ngiye kubona mbona umugabo muremure yari ari mu gikari afite inkoni y'icyuma. Ubu yari Yesu. Arambwira ati umwana wanjye nubwo wambwiye ko bikomeye ntabwo muri mwenyine ahubwo Uwiteka ari kumwe nawe. Narabibonye amaze kugenda mw'ibyo bihe bikomeye, Yesu yabanye natwe akomeza kutwereka ukuboko kwe. Mureke mbabwire, hari igihe ureba ibintu ukabona nta herezo cyangwa ukareba ibintu ukabona utabishyikira, ariko mureke ngiye muze ngo ndagushimira mubyeyi kuko wikomeje umutima mu bihe bikomeye, mu buzima bukomeye. Uyu munsi ukaba witwa Dogiteri. Ndabishimira Uwiteka wamuhaye kugira umutima ukomeye, icyo yaharaniraga bikarangira akigezeho. Imana igukomeze mubyeyi, turacyagukeneye nubwo turi kukuvuga, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ugende, turacyagukeneye kuko tukwigiraho byinshi. Uyu musaza njya mutandukanya n'abandi benshi, iyo ngize amahirwe yo kumva ko ari bwigisha ahantu ijambo ry'Imana mba numva ritancika. Ubu ni ijambo yigishije muri 90, ndacyaryibuka nganira naramubwira iki gihe iki n'iki muri 90 urabyibuka uwigisha nawe wigishe gutya na gutya, agira ijambo
atangira ijambo buhoro ukaza kumva ukumva kugera ku rugero rwo kwicarana n'Imana. Haleluya. akakuzana akaguteka ku birenge by'Imana, yavuga haleluya ukumva uri kumwe na Yesu. Haleluya. Ndashimira umusaza rero, Imana imudukomereze, ikomeze muhe imbaraga, ikomeze itwongere iminsi yo gukomeza kumwungukira nk'umubyeyi wacu. Ijambo ryanjye niryo. Imana imugishe. Abaze cyane Imana Emmanuel Kayitare Celestin aho yatambuka, ariko Imana dukomeze tuyongera amashyi. Haleluya. Imana ishimwe. Nanjye shimira Imana muri aka kanya, ishimiye imirimo itangaje yakoze. Icyo navuga aka kanya ni byinshi, ariko turavuga muri makeya. Yewe rero impamvu mpagaze aha ngaha mvuga ngiye kuri abo babyeyi, njyewe namenye nabo muri 92. Nari maze imyaka 2 nza mu rusengero, ariko mvuga ngo sinzabatizwa, narabatijwe. Nari nkiri umusore mutoya, ku myaka mikeya, ariko numvaga narabatijwe. Iwacu papa yayoboraga misa akavuga ati ubundi kubatizwa bimaze iki? Ko wabatijwe ntabwo turi umwana, nta nzoga unywa, nta byaha ugira. Nanjye koko nakwiriye bakabona ntabyo. Ariko umunsi umwe muri 93 naje musigiri Gasave, nakoraga hano kuri Texirwa, hanyuma nsanga muzehe niwe wigishije. Aratwigisha uko umuntu akwiye kubatizwa, umuntu akwiye guhinduka, aratwigisha. Nanjye bavuga abantu bihana, agiye kwihana nisanga n'ibifite ibyaha. Nubwo nabonaga mbere ntabyo, ariko umunsi yatwigishije numva afite ibyaha. Ndapfuka muri Gasave, baransengera, guhera uwo munsi nanjye kwiga umubatizo. 93, 94 nibwo nabatijwe nyuma ya Jenoside. Hanyuma kuva icyo gihe muzehe uti impamvu wabyemeye n'iki wowe abandi utajyaga kubyemera? Ngewe umuntu yaranyigishaga, yarangiza nkagenzura ibyakora ko bihe na bya bindi yatwigishije. Niko nari meze, naragenzuraga ibintu byose. Umunsi umwe muzehe yatwigishije, mara iminsi ngenzura nkumva n'imvugo ye, nkamusanga nkamuganiriza, nkareba uko aganira n'abantu, nkareba uko bakomeza, ndamugenzura iminsi myinshi. Nawe ndavuga nti umva nabera boye umuntu w'Imana. Ndisobora ngira ngo ntagere no ku bantu bose bari aha, natwe tuvuga ubutumwa buryo dukora abagenzi. Dukwiriye kubwiriza abantu bya Yesu, ariko natwe bakabiturebera tugasa nabyo. Muzehe namwe mbona asa n'ibyo avuga. Nahora ngira ngo nabo umuntu ari yatuganira, muri umuntu arambwira ati kuriya mubona i Kigali twebwe iwacu twakwiye ingofero. Ndavuga ko Imana ishimwe. Ubwo rero mubyeyi wacu, imbuto wabibye ukaduhuza na Yesu, natwe twakugenzura tugasanga urabishyitsa, natwe dushaka kugira ikigemo cyawe nubwo tutabishobora kuko wowe wabishoboye. Ariko Imana idushoboze natwe mu mibereho yacu, imigendere yacu ivuga ubutumwa. Twarakomeje rero, naje kubatizwa, nongera amahirwe aruta ayandi, nahise hari Gacuriro. Muzehe ari mu bantu bategeye sezerano, we na Pasiteri Buzima na Pasiteri Gaburiyeli Mvuyekure na Pasiteri Habineza. Nibo bandanditseho ibiganza, ngendera ifoto yabo, nkabona Pasiteri Buzima araha, Habineza araha, Gaburiyeli araha, barakomeye ari hagati arambuye ibiganza. Iyo foto nayikunda cyane, iyo yireba nafashwa kumva nshimye Imana. Ibyo rero byatumye nayo mvuga nti nanjye mu migendere yanjye ngiye kwigana abakozi b'Imana. Imana dufashe rero natwe umugambi tuba twagize tugiye tuwusohoza, Imana tugire neza. Ndashimira umubyeyi rero, ndagana ku musozo. Twarakomeje tugendana, buriya nkunda kumwegera cyane akanganiriza. Ubushize bwo ahita gukora ikintu kidasanzwe kandi ni vuba, ni muri iyi minsi ishize
ngewe nifatiye amasengesho ndi mu rugo nari ndi iwanjye navuga ngo ngifate iminsi yo gusenga fata iminsi ndasenga noneho mu kuyasoza nayasoreza igashave kwigabo twaje kwigabo soza amasengesho ndi kwigabo noneho muzehe ntiherwa kuzigashave sinamuherukaga ariko araza turangije igabo arahamamaga Kayitare ngwino hano amakuru yawe ni meza kandi numvaga rwose ari meza pe maze iminsi ndi imbere y'Uwiteka numvaga afite ibihe byiza numva rwose nkeye ku mutima n'uwandeba igabo nagameze neza muzehe arambwira ati nararanye nawe ati nijoro nagiye kubona mu ruji wanjye uri kumwe n'abamarayika atariko nabategurira ngo mwicare ibyo mvuga byabaye umuzehe nk'uyu turi kumwe nabategurira ngo mwicare nkabona abamarayika barimo bararamya nawe ukagenda nabo ko murigenda n'abamarayika byageze bite Kayitare ndavuga ngo muzehe amaso yaracyabona Imana ishimwe haleluya nuko icyo gihe nanezerewe ndavuga ngo burya niyo dusenga Imana irumva kandi bya bindi dukora Imana igenda yishurira abantu bayo aho nongeye kubona ko muzehe buriya ari umuntu w'Imana kuva nakizwa rero kugeza n'uyu munsi muzehe ndacyabonamo ubuntu bw'Imana yambere umubyeyi arandera ndakura buriya nanjye mba numva mu mibereho yanjye mu rugendo rwanjye nakwigana abaturage Imana yabamugisha urakoze kandi umubyeyi mukomere aho Uwiteka akomeze kubagira Imana yabamugisha Haleluya Imana ishimwe cyane ishimiye Imana kongera kubona umubyeyi wacu ntabwo mvuga ibintu byinshi kuko hari abantu benshi bo kuvuga ngewe njye ntangazwa nuko umuntu atuvamo akuze angana gutya tumureba tukazajya kuvugira ahantu tugiye kumushyingura abantu bakarira bakavuga ibigwi bye tutarabivuze akiriho nshimiye Imana rero kuvuga muzehe kuko tumuvuga ibigwi bingana bitya ahari ahicaye areba biranejeje cyane muzehe uyu nguyu aho twamenyaniye nabonye ko ari umuntu w'Imana nabonye ko ari umubyeyi uzi gukurikirana kera tukimubona akigera inaha muri za 1994 twamumenyeye ku izina Elohim niko abantu b'inaha i Kigali twari tuzi baratubwiraga ngo mugiye hehe tuba tugiye kureba Elohim ninde rubigishe ngo ni Shalom nayo mazina twari tuzi tukabona umuntu utuje ucecetse ariko umuhungu umwe hano hari Imana imaze kuvuga yatwigisha ijambo ry'Imana akadukurura akatwumvisha Elohim icyo ari cyo Elohim tuza kumumenya Imana ishimwe cyane shimye Imana kuvuga muzehe tukimubona n'amaso Kayitare amaze kuvuga muzehe uburyo yerekwa mu kwezi kwa 9 uyu mubyeyi twahuriye hariya ku rusengero aramfata ashyira ku ruhande ati niko shaka ko nabonye wowe na Gustave ngiye kwitahira wowe uretse ko nabonye wowe na Gustave mumperekeje mwishimye cyane turi kumwe n'abantu benshi ndavuga ngo kabaye muzehe urashaka kujya ati nabibonye ati nabonye wowe Gustave mwambaye amakote mundi inyuma n'abantu benshi mumperekeje muzehe wowe uretse ariko umubyeyi nagira umubwire byayerekwa n'ingiri amena Imana ishimwe kuko tuberekeje ukireba turi kumwe n'abantu benshi abantu bambaye neza basirimutse ibi ni byiza ukibibona menya ngo Imana iracyari kumwe nawe Imana ishimwe rero no gushimira Imana nk'umubyeyi wacu kubona ibi byiza n'amaso ye akabyibonera tumugaragiye dutya Imana ishimwe cyane yacu cyubahiro amen haleluya Yesu nashimwe ntabwo ari ukukunda kuvugwa ahubwo ngo ineza y'umuntu niyimutera yemuze twamenyanye 2005 ndi umujyanama dusengera Gacuriro muri icyo gihe yaje kutuyobora ari dushinzwe itsinda ry'abashyitsi ndashima muzehe ko ari umusaza umukozi w'Imana usenga akamenya yewe hari ibintu nka bitatu mwibukiraho
icyambere yaje Gacuriro ariko kubera amashuri yanyuzemo menshi bavuze ayo yize yishyura minivare ariko ari nayo yize isi mwigisha. Ndabyibuka ari mu bantu yasuye akigera Gacuriro arambwira ati mwana wanjye ati wowe uyu munsi ndarya iwawe nubwo nakunda kurya hano kubera ko isi yanyigishije. Ako kantu kahise gatuma numva ko arambwira ati mfite icyo Imana yakumviyeho. Ako kanyuramo. Icya kabiri tujya kuba abadiyakoni niwe watuyoboraga yambwiye ibintu bitatu. Arambwira ngo bana banjye uko umuntu avuga ngo duterure uvuga cyane si ukora, rero jya ukora kuruta kuvuga. Icyo gihe n'abakayitare twese twari mu itsinda rimwe bagiye kudusengera. Arongera avuga ngo kandi ujye uba maso kuko hejuru haba imbeho. Hejuru kandi ko uyu munsi nibwo ndiho mbisohoramo kuko ndi mwarimu. Uko uzamuka hejuru haba iki? Mubyeyi ndagushimira ubwenge n'ubuhanga Imana yaguhaye. Arambwira ngo kandi genda byibuka sinzi abadiyakoni bagenzi banjye bari aha ko babyibuka bakayita aravuga ngo kandi uko inkende yurira niko igaragaza ubwambure, kuko icyaha wakora ukiri mu Kristo sicyo cyamenyekana nk'umudiyakoni, kandi nanone icyaha wakora umuvugabutumwa kimenyekana kuruta. Uyu munsi buriya uyu munsi navuye muri Gasave umugeze muri Remera ni inkende. Iyo ngiye gukora umurimo ndibuka nkuvuga ngo ntabe inkende yurira, kuko inkende yurira igaragaza iki? Ubwambure bwayo. Rero ubwenge, ubuhanga, impuguro waduhaye turazizirikana. Ndibuka ikindi kimwe ari igihe turakundana tuziranye twinshi ndavuga dukeya arabizi nawe hari utwo ashobora kuza kuvuga, ariko ndibuka rimwe umwuka w'Imana yangendereye mu ijoro ndagenda namuganize ko ushaka gukora aka gakorwa ngo uretse nanjye mbanze njye gusenga. Wasenze Imana irakugenderera ari bubyibuke. Icyo gihe nyine aragenda arabanza arasenga. Shima ko ari umupasiteri uvugana n'Imana. Araza arambwira ngo Imana yambwiye kandi Imana yanyemeje ko uri mu bana banjye, kuko muri uyu murimo hajya hashaka batoya bashaka gusepara abantu ntibabura, ariko n'umusaza usenga akamenya ijwi ry'Imana akavangura amajwi y'abantu n'amajwi y'Imana. Ndabyibuka icyo gihe nacitse intege mvuga ngo muzehe yanze impano yanjye, ariko agiye gusenga nanjye ndasenga. Icyo gihe arambwira ngo hari icyo Imana yambwiye. Ndabyibuka icyo gihe haje n'umuntu w'ibyumba nanone twasenganye mu nzu babamo hariya. Icyo gihe bari batarayijyamo Imana irongera amanuka iravuga muzehe uko Imana yavuze nicyo gitumye n'uyu munsi turi kumwe nk'umubyeyi, kuko Imana ijya iha abantu ababyeyi kandi igaha ababyeyi abana. Tuzakomeza kukubera umwana Imana. Haleluya, amen. Ntabwo nasabye ko akanya, ariko nje muri ibi birori numvaga nifuje navuga. Umunsi mukuru umwene data pasiteri barakomera n'umufasha we numvaga hari icyo navuga. Abashyize muri gahunda rero bari bahugurisha. Pasiteri barakomera tufite mukuru wanjye. Ndetse ko tubona mudasa cyane, ariko rero tufite imwe twavukiye igihe kimwe tugiye n'ijambo ry'Imana muri 1992. Igihe yakirijwe nanjye nikora icyo gihe yakirijweho, kandi uwamfashije kugera ku gakiza bishoboka yuko ari nawe wamufashije kukageraho araza kwitubwira. Kubw'iyo mpamvu rero dushobora kumenyera ayo mateka numvise ari abavandimwe banjye ari abavandimwe bacu. Nkaba kandi nshimira Imana kuba naragize umuvandimwe na Pasiteri Michel. Bamuvuzeho byiza byinshi, nanjye ni byinshi muziho, ntabwo mvuga byinshi, ariko nshatse kugira ngo nsome ijambo ry'Imana ritoya. Ntabwo rijya riba ritoya, ariko Samweli wa mbere ibice 2
n'umurongo wa kabiri. Samweli wa mbere umurongo wa kabiri aravuga ngo ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Imana ishimwe. Nta bundi bubasha, nta zindi mbaraga zabaho zimeze nk'izikomoka ku Mana yacu. Imana iyo wayakiriye igenda igukorera byinshi byiza, igenda izana impinduka mu mibereho yawe. Umubwiriza Karindwi avuga ngo iherezo rigitangira, iherezo ry'umuntu rigitangira. Batubwiye ko yavutse, uko yabaye iki, ariko ubu ngubu ashoje afite umuryango ungana utya, afite abuzukuru, afite abana, afite inshuti, turicaye tungana gutya, natwe turi umuryango wa Pasiteri Barakomeye. Amen. Yatangiye yiga mu Kinigi, ubu ngubu aragera PhD yitwa Dogiteri. Imana bashayike. Dr. Pastor Michel. Félicitations. Congratulations. Nta kiza kimeze nko kumenya Imana. Abara mu Uwiteka. Iyo Uwiteka yageze mu bugingo bwacu byo kwandika ijambo ry'Imana, tukamenya Imana, hari ibintu kazana. Atuma twera mu bugingo bwacu, agatuma tubana n'abantu neza. Igihe muziho Michel twashyike nta rwaserera nk'ubugingo mu mibanire. Abana neza y'amagambo ari mu Hebrew 12, abana neza n'abana. Nagiye gutumira nkaho nyobora akavuga ijambo ry'Imana, ubundi tugahora tugasanga ijambo ry'Imana, nta rwaserera. Baje gusanga ku gasave nyuma y'abihe bigoye, nta rwaserera. Ni umuntu ucishije make, uciye bugufiya, ukunda Imana, ukunda umurimo w'Imana, ukunda gusenga Imana, kandi agakunda no kwiga. Burya kugira ngo ibyo ufite bikomeze ugomba kwiga, ukabyongera. Kwiga rero tugomba guhora kwiga. Ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ndashima ko yamenye Imana nanjye nkayimenya. Imyaka tumaze tuzi Imana, imyaka 50 yayiturindiyemo, ntitwabo kugenda twanduranya n'abantu ngo bagomba kutwigaho. Imyaka maze mugakiza ntabagombye kunyigaho. Imana ituriye neza rero. Ahakurikira avuga ngo ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimugabanye agasuzuguro mu byo muvuga, kuko iteka y'Imana izi byose, kandi ari Imana imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Umukozi w'Imana yagiye akura n'ibyiza ibigoye, ibimanura hasi bikamuca intege, bihagiye agisida nyinshi bikabona ko birangiye, ndetse ko nageze uyu munsi wa none ahagaze neza. Pasiteri Geshombo yavuze ati ni umusore n'inkumi bambaye imyenda y'abasore n'inkumi, bazifite neza arakomeye. Haleluya. Ntukajye no kuvuga ngo ufate umuntu w'ijambo kubera ko abanditse n'ibindi. Yagiyeho ibikomeye, bamwe muzi cyangwa twebwe, ariko Imana yamuhagazeho. Imana yera yamuhagazeho, na n'uyu munsi iracyamuhagazeho n'umuryango we. Turayishimira rero, nta mpamvu. Uyu nguyu ni Hana, bavuga ati bamfasheho ijambo, bavugaho ibyo bishakiye, ariko mujye mwitonda mukajya kuvuga, kuko Imana nizi umuntu, nizi iherezo rye, nizi urugendo rwe, nizi uburyo izamutetura ikamuhagarika, abantu bakamubona bagashima Imana. Ashoje neza, ndashimira Imana. Mirongo 6 bavuga Uwiteka arikagakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Sinabura kuvuga yuko umusaza wacu mwene data abona imyaka myinshi buriya, Imana imushyize hejuru. Mu cyicaro nk'iki ngiki tubona umuryango ungana gutya,
umukomokaho tubona umwanya nk'uyu nguyu akivuga ubutumwa bwiza kandi ntabwo bakabije bavuze yavuze ijambo ry'Imana bararyumva ni benshi yazanye kugakiza afite ijambo rizima rigiye ritinda mu muntu ukumva wakomeza ukamwumva Imana yagize neza Imana yacyamurinze yemeye ko akishwa bugufi byinshi ariko nyine Imana irahita hejuru Imana yakoze byiza rero reka rero gutinda nashaka kugira ngo nayo nshime Imana kubwa mwene data Pastor Dr. Barakomera Michel Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane ko yabikoze turamufite ni muzima arakomeye Imana imugire neza imushyize hejuru tumukoreye umunsi mukuru wa Yubilei y'imyaka 25 bayita Yubilei y'ihari aramazina za Yubilei bagenda bayita yari y'imyaka igiki ariko ni Yubilei y'imyaka 25 mikeya bigezaho n'ibyo burobusha ariko igihe gikomeye akigera gishingura akivuga ubutumwa agishoboye kwicara kwenge kutuganiriza zubwira iby'Imana yamukoreye rero yewe reka garukira ahangaha ariko nanjye nasize umunezero wo kubona inshuti yanjye mwene data umuryango w'abakunzi bari mu cyiciro cy'Imana yagejeje ahangaha imyaka 25 y'amavuko 50 y'agakiza ntabwo ari bikeya 50 yubatse afite umuryango umwe na buta afite inshuti zimukunda zaje kugira ngo zishimane nawe nagira ngo dusoze duhe Imana amashyi y'impundu kuko yabikoze makeya kuko abantu bari buze kuvuga ndashima jewe Pasiteri Dr. Pasiteri data wacu papa yapfuye 94 apfa tukiri batoya cyane mu by'ukuri hari ingorane nyinshi kwiga n'ibindi byose bitoroshye ariko mubyeyi ndagushimira waramfashije mu bukene bwawe wabonaga igihumbi ukansanga wabona n'indi muri Esa Ruhengeri muri segonderi akavuga ati mwana wanjye tumeze nabi ariko fata 500 nandi njyane 500 ndabigushimira kasi nagibaye nabaye integration gutyo ndakomeza ngira amahirwe n'amasezerano yageraga n'iwanjye ntabwo yasibaga kunsura yarazaga agafata umwanya nuko agafata mu cyumba akansengera yewe ndibuka cyagihe rimwe wari ugiye kwigoma nanjye nari nkorera mu Kinigi noneho agiye kugenda arambwira ati rero mwana wanjye nakubonye wimutse ariko nakubonye mu kazi gakomeye cyane atugiye kukuyoboza ariko uzahura n'ingorane nyinshi biko byagenze nabonye promotion njya ku Kibuye nyobora ikigo nderabuzima cyari gihari sanga bikomeye cyane nuko nakwitanye n'ingorane kuko ku kazi nahuye nako ariko arongera aransura nuko arambwira ati humura ibyo byose ndabigushimira yewe yaransabiye uriya mudamu wanjye yaransabiye namujya kumugisha inama ndabyibuka kumubwira nti rero dore ndakuze ngiye gushaka arambwira ati se urashaka nde ndabanza rero ni uwa Pasiteri Simeon ati siko ntari kumumenya neza ndamubwira nti ariko ni ayoboye AEB niwe umubitsi w'amatorero y'Ababatista mu Rwanda ati ndamuzi ni inshuti yanjye ati rero ati Imana yaguhawe umugisha ati kabone niyo byagenda mutatu uwo mukobwa ntiyaba umurozi ati yaba yarabikomoye hehe nuko ajya kunsabira turakwa aranshingira none dore ndi umugabo nanjye mfite umwana warangije kuba umwe yarangije segonderi ndari wa gatandatu undi mwana ari buze kugera hano nuko ntabwo nakuvuga ngo birangize ariko Imana ikomeze iguha umugisha kandi turi kumwe murakoze nuko wenda mubona ariko umugabo imbere n'abana b'abakuru wenda cyangwa se bamenye inyuma yanjye Michel barakomera
Quando uma vez aí, mas agora eu não sei como é, não é como é. Eu entendo a motivo. Eu vou dizer que eu não como é, não é isso da boa. Ariko, eu vou começar com você. Namwe mu byumvireho. Base namuvuga inshuti yanjye. Kindi cyakabiri namuvuga nk'umuntu w'umuintellectuel. Ubundi igihe yitwa Mitaboze yari yakiriho muri iwanjye Michel twamenyanye muri 87 mu kwezi kwa mbere gutangiye nibwo nagiye gukora hari ibyumba abandi bari kuba professeur w'umwari. Rero uyu mugabo twahuriye kuri ibyumba ari umunye yigisha iyobokamana abanyeshuri babakora. Rero yahise anyegereza nari mu biranye ko umukristo aranyegereza anyereka umuntu uri protestant kandi mu by'ukuri twabanye nawe ibihe byiza na muri nari ngiye ku ishuri cy'icyasa kandi nari umukristo pe ari umukristo n'umwuka w'Imana aranankadra abana turabankadra yewe abo bose mwabona abayobozi baravanyishima buriya piyeme n'umunyeshuri wawe uyu wa Musabyimana n'umunyeshuri bari abasenateri Celestin bakigiye n'abanyeshuri bamwe muri abo ngabo barabisha tubwira mu Imana. Rero pastor turabana kandi ndavuga ubutumwa hirya no hino. Pastor yagaruka yo mu kigori akazari wanjye n'abandi byumba n'abadamu twabyariye abana babiri abadamu iyo agiye hose icyo avanyeyo akagira n'icyo yohereza iwawe. Ntacyo nabona kwitura pastor ariko menya gusa umutima wanjye ukuzi kandi ukunda namuzira agiye gukunda utagaragara aragukunda akakwimarira n'ukuri. Michel ni umuntu w'urukundo Imana wa mbere umva nubundi njye namwita grand frère kandi turirabura nkawe koko nyine turanasa kubera kubana nawe kugenda nawe aba grand frère. Pastor rero bari kwinjira mu bintu bitoroshye muri 90 murabizi cyane Imana itangiye iza tariki 5 z'ukwezi kwa Cyenda twabaye mu mazu tutasohoka ibyumba nari mpafite inshuti tutava mu mazu. Pastor kuwa gatandatu mugoroba wa joro nta muntu wasohoka ngo ajye ahandi ariko abiwe ahandi kuri iwanjye arakwisuna araza afite amapake y'imigati aratuza ngera umuryango wawe akingira aturutse nk'ariya ati bene wacu baracyariho ndi turahari. Yarinjiye tugeza emotion iyo yagize emotion na madame ariko nyine aradukomeza aradusengera niwe nabonye arifite abandi arabandi twabanaga ariko icyo gihe ni Pastor Michel barakomera nabonye azi wanjye kandi bitemewe umuntu nabonye njyewe namushanye na Yesu we kwitaga urumva ibyo ari gukora nabyo hagati y'iwanjye niwe byari kugira ingaruka ariko Michel ibyo byose arabisinda tiyabireba araza Pastor sinzabyo kumusoma zishobora kugenda pe nakubonye kuri Imana imbere Pastor rero yaje kubona n'ibibazo mu murimo wenyine w'Upastor buriya kubera amahoro ye ntashobora no kumenya kwidefanda aho yari n'ibibazo Pastor regional tukagaragara n'isi akaba ari we bafise ariko rero kubera ufite bwanjye nawe
byatumye na pasiteri regional atamukora rwose ukabona ntabwo amwishimiye. Rero hajya kwerekana n'abakristo basa naho babibonye bamwe dushaka kurwanya pasiteri kumva rwose ndi muhanda rwe. Ibyo byatugiyemo kubagarikwa, turahagarikwa mu rusengero, ariko finalement hari kuzana perezida ataragikemura. Pasiteri baramujyana ahandi regional, nawe bamujyana mu rukomo. Vraiment buriya ni umugabo inoffensive rwose, ntazi ibyamenya guhangana pe. Uyu mugabo rero ni umuntu w'amahoro gusa, ni umuntu uzi kubana n'abantu neza, ni umuntu ugira amahoro menshi, ni umugabo mwiza. Mu magambo makeya, pasiteri ni umugabo mwiza kandi ni muzima. Wenda navuga benshi, reka mbega aho ngaho, reka ngende bijyanye no gukunda kwiga. Pasiteri Michel yewe yicaga Ifaransa yabwiye afite, ariko buri gihe twabaga turi kumwe nawe akambaza ibibazo amusobanurira by'Igifaransa n'ibiki ari mu bushakashatsi. Twicaranye na pasiteri atagize icyo amaze, nanjye nkabana nawe mu by'ukuri, akagira ibyo muvomamo, nanjye akashakamo iby'idini. Pasiteri rero yagiraga ibitabo, yarasomye umugabo w'Imana, yarasomye ibitabo, yasomye ibyongereza, yasomye ibifaransa, yasomye ibitabo n'igihe burayi. Hari amagambo y'igihe burayi agatubwira y'ibihoko njyewe ntabyumva, ariko pasiteri uyu muntu mu intellectuel muhanga. Noneho mu myaka ishize numva ngo yagiye Uganda. Ibya PhD byo arasa n'utarabimbiye cyane, kubera ariko nshobora kumuca intege, ariko ibya master byo narabimenye. Nakubwira pasiteri kukuze stereo diplome wawe ushaka ni namwe ndashaka kwiga. Mu mutwe we hari ikintu cyo gushaka kumenya rwose. Pasiteri uri intellectuel, none dore ubonye diplome yo hejuru cyane y'ikirenga, ubaye docteur, barakomera Michel. Imana ishimwe. Burya ikintu ushaka kugeraho, iyo udataye intumbero yawe kigeraho tu. Noneho pasiteri nta kintu cyizere ngo wageze ku mujyi w'amashuri yose urarangije. Imyaka yo ntabwo igaragara, imyaka 50 mubonaho, njyewe mbona pasiteri akiri muto. Apparemment ndabivuga kuko mbona muto, wenda imbere niyo wizi aho ageze, ariko apparemment si rwose igaragaza ko pasiteri akiri ugifite imbaraga. Rero pasiteri Imana kandi umushima nzavuga kuri nishimye mbona umuryango ufite hariya y'abashombe. Nayo ibyo bintu twari tuvuga kutabona za promotion, buriya uzamuka nyine nk'uko wabivuze, uzamuka hariya hari imbeho. Buri Imana gutegura ubugingo buhoraho, niyo mpamvu n'ibyo byose utabigiyemo. Wowe ugomba kujya mu ijuru kuri umuntu mwiza, ugomba kujya mu ijuru ukazabona ibihembo byawe wakoreye ibyawe. Rero abandi reka pasiteri ndamukunda. Buriya pasiteri ni uwacu, uyu yatubereye regional, niwe wasimbuye mugenzi we atwara abantu, kandi twabonye ibintu bikomeye. Nawe uri umugabo mwiza. Mbonye na Daniel inshuti zanjye, ni uyu mugabo na Daniel Sengiyumwe, nibo twabonye ibyo tutwara neza. Bene data, bana bacu, reka mbashimire namwe ko mwashyigikiye muzehe kuri gahunda. Ntabwo yayigiye ngo ayindeguze iby'ukuri. Nabonye invitation, arambwira yimbwira ko afite umunsi mukuru, ndetse na invitation sinayisomye neza. Naribeshye ku itariki 26 z'ukwezi gushize nitabiriye uyu munsi mukuru. Naraje aha ngaha, ngenda nari hirya
urumva nawe natwe tuba twacanganyijwe n'imirimo yacu ndaza ku munsi mukuru wa pasiteri mpageze ndawubuze ngeze mu rugo ndamutelefona yarambwiye ati ntabwo ari uyu munsi reba itariki yariyo rero pasiteri uyu munsi nari mfite amakuru atatu hari ubukwe bwa muramu wanjye uwo madamu ukurikira madamu hari ubukwe bw'undi muntu twiganye muri segonderi hariho n'ubukwe bw'umuntu twabanyije ngo witwa Gasigwa Faustin ibyo byose nabiteye umugongo nabaye umwanya mutoya ndavuga ngo rekaze nibura numve ibintu bya pasiteri abandi byateganijwe imana wamushaka murakoze cyane guhamya muri byinshi buri wese wahamya buri cyangwa ku mubyeyi wacu ariko reka gushumba pasiteri Kiza ashyiraho umutemeri. Yesu ashimwe. Nitwa pasiteri Kiza Tadeyo. Pasiteri Komera Michel. Ndi bumuvugeho nk'umuntu twabanye, nk'umuntu twakoranye, nubwo afite 75 ariko mu kazi turi impanga kuko twasengeye umunsi umwe kuba bakuru b'itorero baturambuye ibiganza umunsi umwe turi batanu muri 84 niho twarabuye ibiganza tubakuru b'itorero turi impanga mu kazi turi impanga kandi mu bundi buryo kuko yantanze kumenya iby'agakiza yakiriye agakiza 72 we ngewe nakakiriye muri 74 urumva dushaka ibi menya amakuru ye uriya ba ndavuga ibyo batavuze ibyo bavuze byinshi kubyo batavuze n'abadashobora kwibuka ngo yiba bivuga genda bivuga menya amakuru ye numvise ko hari umuntu icyo gihe yaba regional yagendaga kwiga umuntu wabaga afite imodoka n'umumisiyoneri wenyine regional yagendaga kwiga twumva hari umuntu w'umukirisitu wa mbere numvise wari utunze pikipiki Michel kubera agoronome kandi agoronome ba mbere bari agoronome bawe bahita bahabwa amapikipiki niwe muntu nabonye witora wanje pikipiki uretse missionnaire niwe wundi twabona ufite twabwahita niwo bwa mbere namwe si ibyo gusa amaze kuva icyadugu aje gukora ku murindi ariyo bari ubundi ibibanza byagurwaga n'abamisiyoneri we yahise agura ikibanza ahitwa Rugeshi n'ahitwa Mugina ahita ahubaka isenge ntabwo ari abamisiyoneri bahubatse ntabwo ari abamisiyoneri bahabuze n'ubu ibyo bibanza bishyira birahari ndegeretse gusura Mugina ndahabona ndinababwira iki kibanza ntabwo ari icyawe Komera Michel avuga ko bakeneye kuba kugenda cyane kandi kuba amateka yawe nari nazi ahita ashyiraho n'ababwiriza ubutumwa akaba ari ibyo bifashiriza icyo gihe twebwe ababwiriza ubutumwa b'icyo gihe twahigaga amafaranga 500 inoti ya 500 bagabana icyatsi tugasana 450 we rero yakuraga ku mushahara ashyiraho ababwiriza ubutumwa babiri akabakura mu byahembwe ngiki cyatumye bana babishye adashobora kubaka amazu icyo gihe yubatse yarafite yari umuzi iyo bitaga kopite ni ishyamba ry'icyayi nibo babacumbikiraga baba bari muri ayo mazu ntabwo yubatse si uko atarabicuruza ibibanza byakoraga make aho yaguze ibibanza ashobora kuyagura icyo kibanza ariko ntiyabikoze ahubwo yaguze ibyito birahari yaguze Rugeshi bagenda irahari ngubu Mugina irahari ni amatorero ibyo byari muziho muri 70 none ubwo ayo n'amakuru yarahari 78 79 nibwo nari mvuye ku ishuri rya Bibiliya umwaka wa mbere
mpabwa kuza kuba umunye ku kigo cy'amashuri i Buyoga no gufasha abamisiyoneri ko nemaze kwiga mu Giswahili kubafasha gusemura aho bavuga mu Giswahili cyangwa mu Kinyarwanda. Aho Michel niwe yafashe umuhamagaro wo kureka akazi ku bwenge ajya kwiga ishuri rya Bibiliya. Abantu bamufata nk'umusazi, umuntu uretse guhembwa akajya kwiga gahunda. None ikindi bantu bakwiteraga bareba afite diplome y'imyaka 6 none asubiye nanone kwiga teoloji ngo abone imyaka 6. Batese wajya gutangira hejuru ukajya muri kaminuza toya ndashaka kumenya Bibiliya. Burya ibyo mubona rero avuga yabihereye hasi arongera arangiza imyaka 6. Urwo kwagize iyo ukomereza hariya ntabwo ari PhD ufite gusa baba bageze kwari. Icyo gihe rero byatumye ahagarika akazi yakoraga ahembwa. Umudamu we ahagarika akazi nawe yakoraga yigisha ajya kuba umwigisha muri école familiale. Aho rero nanjye umusibateri niho naje kuba bamuhinduza bamuhaye bagamo yari kaze cyumba gutya akaba muri iki cyumba nanjye kuba muri iki nari umusibateri. Icyo gihe rero umudamu mureba yigishaga n'amagambo wake niho nakwiye madamu wa Yesu. Aho benshi bati kuriya kuko uzamusa kumva rero ko ufite hamwe umugisha abirura umugeni. Bure bigeze na kare niho nababwiye ko twasengiwe umunsi umwe tuba abapastori muri 84. Ubwo aminani 5 yayisaba vice regional wabaye regional abumundisha umva ko nawe regional babera regional ku binani 5 kugeza muri 90 yari regional. Ari kuko umwe regional na vice regional ari bakora kure ngenda ku cyaro hiki bara nta muntu waruzi nari umupasiteri mutoya utaramenyekana yewe na representa yarazi ntabwo yarazi. Ujya kucora kwibaza rero ko nko mu cyaro hirya hariya yaje kuza kuba regional kugira ngo uze kuba regional natanzwe kandida na barakomera Michel uyu musore ashobora kuza agakora uyu muntu twebwe kuko turi aranda nabivuze uraba regional niyo muntu wabindi urukumva rero ngoke umuntu kuzana ngwino simbuye bijya bikunda ko aho rero n'uyababwiye ko naje muri 91 mba regional we agira ukomo we regional ajya hora yindi niko byake kugenda rimwe kwitati 15 z'ukwezi kwa mbere. Rero twakunye kubana neza ndongera mbana n'umuryango ninjye wagusigiye kujya mu Israel. Rero twakunye kumva ko twari twarabaye tugomba kubishyura. Uriya mwana uvuga ko bagusigiye umuryango. Ubwo rero umuryango n'undi wose mu maboko yanjye ninjye wabapakije baza i Kigali. Yego rese bafatanya n'umuryango wanjye bose bashyira hamwe mu modoka imwe. Ntabwo zari imodoka nziza ni kamyoneti hejuru y'imizigo mu mizigo tuza mu mizigo aho ndi bakararaho aho nayo bakararaho ibyo ndi bakagiye kuko umugenzi wanjye yari mu Israel yari uziteka cy'umuryango ukawembakiwa ukafatanya n'uwawe nyirawe ndahari abo byari byose ose yabizi ibizima twari turimo bwari bugoye ariko twahabanye neza tunahaseruka neza tunakomezanya neza umuryango kugeza igihe aviriye mu Israel ndawumurikira nti nguyu muntu twakumye rero kubana neza nk'abavandimwe nk'inshuti nk'ababyeyi nka mukuru wanjye kandi tuguma kubahana kugeza rero ajya kwiga na kaminuza hariya Ikeshero nabwo twabaga turi kumwe
twari kumwe twabaga mu zimwe akajya kwiga kuri eje nanjye niga muri institut biblique y'Ingo aho nabo twari hamwe twakuye rero kujya dukurikirana gusa ari umuntu ukunda kwiga bimubamo yigeze kumwe niwe kubwira abana abwira abana bajya babwira ngo bana muri rero kwiga ariko nimumbaza icyo bizamara ngo nimumbaze icyo bizamara ariko ni kwiga ariko ndagira ngo mubwire ngo ijambo riri hano ko muri Luka igice cya mbere murongo wa 45 aravuga ngo hahirwa uwizera kwibwe kwiwe n'umwami Imana izasohora niryo jambo muhereje uwizera kwibwe kwiwe n'umwami Imana izasohora ibyo Uwiteka atagukoreye azabikorera abana bawe niyo mpamvu reba n'aha ngaha turi ibi birori ntabwo ari itorero ryabiteguye aho wakigaga byazanyura so byanyuze abagombo aho byagomba kubitegura so byateguwe n'urubyaro rwawe haleluya abo bigishoza n'ibitaribaza kuko Uwiteka wakoreye ntajya yibagirwa abantu twakwibagirwa ariko Imana dukorera ntajya yibagirwa ngo kuko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo Uwiteka aguhungisha Amashyi dufatanye umunezero tugera niyo ndirimbo nziza ya korali Hoziyana. Amashyi umunsi w'umunezero korali Hoziyana ati hano mu Uganda. Amashyi kuri amashyi y'impundu twese DJ amaboko hejuru twese congratulations twese tugende twese amaboko hejuru
byimbo abandi dushyike mu byimbo abandi twongere dushyike mu byimbo sabe ku buhanga bw'igikoni abambere intamyi bashyikiriza intamyi ubwitonzi ubuhanga bambere amashyi congratulation ubwitonzi ati n'umunsi w'umunezero amashyi aha barakoze cyane base batambuke bigire hano imbere ubuhanga bw'igikoni fasta fasta amashyi 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 ibintu byiza kandi wabigaya wahimiye Imana nari mugira nti ukanya gato turinjira mu mwanya w'impano ngwino mazi agana koresha abantu bari gutanga impano yagereye mu mama natuye mu diakoni mwiza umusanga hariya ku marembo aho twinjira abe abashyira ku rutonde rwo gutanga impano mu madakika make turinjira muri uwo mwanya ariko mbere na mbere Yesu ashimwe ufari kigiye gukurikiraho twavugaga dogiteri ariko tutarabona ibimenyetso ariko ubu noneho ngibi bihamya haleluya mubyeyi wacu mubyeyi dukesha ijambo ryiza umurage mwiza wo gukunda Imana no kwikorera mubyeyi Pasteur, Docteur, Barakomera Michel, umwanya wanyu izipfura ziteraniye aha harimo abapasiteri mwakoreye umurimo w'Imana harimo abarewi harimo abadiyakoni abaevangeliste abakristo abana kuri uyu munsi twese ko turi aha tunyotewe no kumva ijambo bari ku mutima umwanya wanyu dukomere Imana amashyi twumve ijambo ry'umubyeyi turashima kandi ko yabanye n'ababyeyi bacu abana na pastor wacu pastor dukunda rero mu rugendo rutoroshye rwo kwiga yakoze kugira ngo abantu banyuze mu ishuri murabizi hatabayeho kudacika intege abenshi babicikiza bageze hagati kandi bagiye kurangiza ariko dushimiye Imana ko yamushoboje nawe agashyiramo imbaraga akagera ku ntego ye kenshi na kenshi kugera ku ntego biragorana umuntu ashobora gutangira gukomeza ariko yajya hagati agacika intege ariko dushimye muzehe Imana yamushoboje ntacike intege agakomeza umurava we nubwo ibitantege bitari bibuze urabizi ko umuntu ari mukuru ahura n'amagambo menshi cyane abenshi bagoje intege bavuga batese urarwana n'icyo kwita pasiyo amagambo aba menshi ariko dushimye Imana ko yamushoboje agahatana urugamba rutoroshye atari ko afite n'amafaranga yamusagutseho
ahubwo we ashaka kugera ku ntego. Rero buriya mu buzima iyo ufite icyo ushaka kugeraho uragiharanira kandi ukakigeraho. Kuri uyu munsi rero dushimishijwe n'uko ageze ku rwego rwo kubona PhD. Ntabwo byoroshye rwose mu Imana yarabikoze, yabanye nawe. Navuga byinshi ariko bivuze nanone kugira umwanya wo kuvuga kuko dufite byinshi byo kuvuga nubwo tutabivuga ngo tubirangize, ariko kuri uyu mwanya nshimiye Imana ko yamuteje intambwe ikamuvana mu cyiciro ikamugeza mu kindi. Rero tugiye gukora umuhango nk'uko bigenda tubereka yuko nyine habaye dogiteri umugaragaro. Gukomera Imana amashyi. Uyu munsi biremera Dr. Michel Barakomera rwose yarabiharaniye. Imana ishimwe, urakoze mubyeyi. Haleluya. Dushimye Imana niyo nyiri umurimo, niyo nyiri ubutware. Dushimye Imana ko uyu munsi Barakomera Pastor Barakomera Michel ari Dr. kandi tubishimiye ko Imana yamushoboje, yize anarera, ayobora umuryango, ayobora itorero, ntiyacogora. Kandi dushimiye iki gitaramo mwajemo n'agaciro yahesheje umuryango n'inshuti ze. Ntabwo waduta Imana imugisha. Murakoze. Reka tugezeho abagenzi. Murakoze. Mbaye Dr. ariko ibyari gukunda uko atabisemo hano uwo ntabwo bizi. Ibyari gukunda cyiza atade abishyizemo hano ibyari kuvamo ntabwo byari gukunda. Amen. Kandi uko ni ukuri bose yanjye we ntiwanabimenya cyane ariko sebi neza yateye ishuri university ariko ntubizi ibyari kuvamo kugira ngo kuko sebi neza namuhawe nawe sinari kwa Dr. utabishizemo hano ibyari gukunda. Filipo ntabwo bizi we ubu ntabwo bizi kuko ntabwo bizi ariko kugira ngo ube Dr. hariho ushitemo ibyari kuvamo byari kwa ariko ntabwo bizi Pastor Baki niko mukunda kandi pesi kusema shuti yanjye nikutemeye kwa Dr. kabisemo hano ishoze ngahe kuri pesi bagiye kugira amafaranga Pastor Baki inshuti yanjye ikomeye cyane ndakunda cyane reka noneho sinzi ko aho zigeze wenda batari impano zitubahirijwe ariko yes ariko ndagira ngo
witwa Gaspari witwa Melchior baba bana kuri ngoma ayikaza Gaspari Melchior bani barenze unasaba fisiku unasaba yuda unasaba nyikani unasaba dive unasiki unakadi bafite ariko barenze bona bafite imitima myiza yishimira gukoresha ibikoresho abana kureca ubangeze bagezeho Yesu yavukiye Betlehem sinshidikanyije yuko umutima mwiza wawe nawe uzakoresha ibikomeye bizamara igihe kirekire sinshidikanyije ko umutima mwiza wawe nawe uzakoresha ibintu bikomeye bizamara igihe kirekire n'umutima wawe umutima wawe mwiza ni ukuri nawe uzakoresha ibintu bikomeye bizamara igihe kirekire rero ko ukuri maze kweshimira ukundi bizamara igihe kirekire binavuga umutima mwiza wawe uzakurira abantu maze kweshimira ibintu bikomeye bizaramba ku isi kugeza umutahiga n'abandi nk'uko ntabwo mwese nababona bivuzwe hari igihe biguruka ariko ibyanditswe bigasigara hari ibyo Gustave yanditse reka abitubwire tugeze mu mwanya w'imyaka wo gushimira umunyarwanda we yavuze ngo imfura idashimye irashiha agiye kubivuga n'ubundi mu mwanya wa muzehe Imana ikomeze gukoresha igihe twari abana abuzukuru abakwe n'abakazana duteranye mu gihe twateguraga uyu munsi mukuru twarebye abantu bagiye batugirira umumaro muri famiye iyi lisite ngiye kubabwira nta ruhare muzehe yagizemo kugira ngo bitegure turabanza gushimira itorero rya ADEPR ryaratugaburiye nubwo hagiye habonekamo ibibazo bitandukanye bene natwe bikatugeraho ariko tuzi ko ari aho twaraye kubera ko papa ari pastor hari aho twaraye hari aho twariye twambaye imyenda ya ADEPR bariye umuceri wa ADEPR ibyo turabizi nubwo ibyo bibazo byabayeho ntabwo byatumye itorero turyama cyangwa ngo turivemo itorero ryacu turarikunda marigre ibyo ngibyo itorero rya ADEPR turarishimiye dushimiye kandi by'umwihariko itorero rya ADEPR Gasave paruwasi aho muzehe yagiye akora by'umwihariko ku Gasave niho twabaye cyane n'ubu tukiri niho twasezeraniye niho mwabonye n'umunsi wabatirijwe ntabwo ari wenyine itorero rya Batsinda itorero rya Giheka Intora k'Umukenke n'andi paruwasi ya Gasave muri rusange turabashimiye impamvu tubashimira nuko hari igihe twagiye tugira ibirori bitandukanye mukadushyigikira hari abo nabonye ahangaha muri 2003 mfusha n'umuna wanjye bamwe ndi kubona ahangaha bari bahari baje kudushyigikira mu myaka 3 ishize mfusha mukuru wanjye bamwe muri mwebwe mwaje kudushyigikira kandi ntabwo tuzabishyura umuze yatubwiye ntabwo tuzabishyura rwose mubitegereze ziratubwiye ngo Imana asenga natwe dusenga izakoresha abandi bantu bakoresha imbaraga zikeneye muri icyo gihe cyanyu kandi ngira ngo niko bimeze turabashimiye rero mu rwego rw'itorero
undi we dushimira turashimira Revera Kiza Tade urupapuro ariho mu gihe ibyo byose yagiye avuga ndabizi kuko nari mukuru ntabwo ari ubwa mbere bivuze no muri Anteloma narabivuze mushumba turabashimiye undi dushimira turashimira famiye Habineza Joseph nubwo atakiriho ariko ari mu bantu nawe batwakiriye mu rusengero adushakira icumbi turamushimiye nubwo adahari ko umuryango we urahari turashimira kandi Pasiteri Ubuzima turamushimiye uko muzehe yagiye abivuga turashimira na Pasiteri Philippe ngenda bazi ku mazina nubwo bamwe ntabazi cyane ariko turabazi turashimira famiye Bishop Anani ni iriya irimo Marene Bishop yapfuye muri kiriya gihe cya Covid yari umuntu w'inshuti magara ya papa magara nibwo nabonye gihe Bishop bajya kumushyingura nibwo nabonye muzehe arira twagiye tugira ibibazo kurusha abavandimwe muzehe akagaragaza umubabaro ariko uwo munsi nabonye amarira ya muzehe amanuka bivuga ngo yari inshuti ye magara turamushimiye rero umuryango wa Bishop Anani turashimira famiye Habimana Esther aba muri Amerika ariko ari mu badufashije turashimira famiye Nyandwija ari hariya ni data bukwe nibahaguruke turani famiye data bukwe yego abashimiye turashimira famiye Gafura Richard nawe aba muri Amerika ikiganiro bazakireba bumve ko umuryango tubashimiye mu ruhame turashimira Mukarwema Yvette nigeze muvuga muri Anteloma dushimira mu bukuru wanjye yaduhaye akazi dukora muri Expo kugira ngo tubashe gufasha umuryango nawe turamushimiye mu ruhame muri ibi birori papa kiriho dushimiye Pasiteri Inshuti Michel duhunguka urusengero baduhaye akazi k'icyumba kimwe tubura ahandi tujya aradufata araducumbikira ntitwari tuziranye nta n'umubano mu uhagije twari dufite hanyuma tumara igihe mu gihe twari dutegereje kubona irindi cumbi twifuje rero gushimira muri iki gitaramo cya muzehe dushimira Inshuti Michel turashimira kandi umuryango wa Leopold Muganga umufasha we yagize uruhare kugira ngo mama abone akazi aho yakoraga twifuje kuba twamushimira rero muri uyu mwanya kugira ngo ntabwo bahari kubera ko babatirishije ariko yagomba kuboneka muri ibi birori tukamushimira nawe yumva ubwo rero numve ko umushimiye dushimiye famiye Nsanzubwimo Joseph yari umuvugizi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari yaduhaye inzu twabagamo ntabwo namenyaga niba barayishyura ariko twaje aduha inzu yo kubamo tumanza kuba mu yindi imwe tuba no mu yindi tuzamushimira nanone ko ibyo yakoze twebwe nk'abakiri bato turacyabyibuka dushimiye umugabo witwa Rutaneshwa Dieudonné Abinyabihu mu gihe muri Jenoside yakorewe Abatutsi byari bikomeye twari twarahungiye Muhanga hari igitaramo Nyabisindu yari umupolisi yaje kudufata dushyira mu ikamyoneti Dayihatsu adushyiramo nyuma yaho nibwo yamarorerwa yandi yaje kubimuhorera aho ngaho Nyabisindu twarahavuye uriya mugabo yakoze igikorwa gikomeye muri iki gitaramo rero turamushimiye ari Abinyabihu dushimiye umugabo witwa Dr. Sam ajya tuvura ntabwo yabonetse aha ngaha ariko turamushimiye dushimiye Pasiteri Uwizeyimana Jacques nabonye madamu we ari hehe madamu we yego uriya izina umuturanyi wacu famiye turabashimiye niwe watugurishije ikibazo cyo tugiye turaturanye tugurisha icyo gihe tudafite amafaranga ahagije ariko barabyemera kugeza birangiye ntabwo twabura kumushimira muri iki gitaramo rero kiriho dushimiye Simbikanga Vital ni umugabo ukunze kutuba hafi nawe turamushimiye impamvu ituma ataboneka ariko turamushimiye dushimiye Evangeliste Kamana François turamushimiye agihagaze ndagira ngo nshimire na famiye ya Shadrach Ntaboneza Rubanda nawe turamushimiye agihagaze Kayitare nawe Kayitare turamushimiye n'abandi babana bakuru ba mudugudu wa Gacuriro ni inshuti za Museza kadasohoka nzi ko ibyo badukoreye ntabwo nabasha kubivuga muri akanya ariko
hamwe n'ibyo mukora ku giti cyanyu mu kudushyigikira turwaje n'iki ntabwo nakwibagirwa ko muzehe yarabweje mukamuzanira ikawa ndabyibuka. Ubwo rero Imana ibahe umugisha. Turabashimiye. Dushimiye Murindabigwi Jean Bosco, ntabwo yabonetse, ni umusaza wasabiye, ntabwo yagize impamvu ntiyaboneka, ariko nawe turamushimiye. Dushimiye Kamana Justin nahaguruke, perezida wa Korali Gasave. Turamushimiye nawe, ari mu basabiye bamwe muri abavandimwe turi kumwe aha ngaha. Turagushimiye perezida. Dushimiye Medali Munyaneza, nawe ntabwo ari mu Rwanda, niwo wasabiye Maurice mu rugendo twakoze rurerure, ariko arabyihanganira. Uyu munsi twifuje kubashimira. Dushimiye witwa Papa Claude, umugabo utuye Kacyiru, nawe yasabiye Harerimana Emmanuel mu gihe papa yari ku ishuri. Ubwo rero uyu mwanya twifuje ko nk'inshuti zacu zagize umumaro mu buzima bwacu, turamushimiye. Dushimiye Devera Zabayesu Alfani. Hari igihe cyabayeho tugira umubabaro mu rugo, papa ayo mashuri mwumva ayafite adafite n'aho ateranira, ntaho abarizwa, ari aho ntitwari tuzi ko byagenze, yari yahuye n'ibihe bitamworoheye. Igihe kimwe rero nko mu kwezi kwa munani ntibuka umwaka, nibwo umupasiteri wari uriho witwa Zabayesu Alfani, nibwo habaye inama sinzi uko byagenze, ijoro ritangura. Nyuma y'imyaka irenze nk'icumi muzi hagati tutahateranira, bamwakira kuri paruwasi yacu ya Gasave. Twifuje kumushimira uyu munsi. Turashimira Sanzire Dr. Sanzireza Noheli, nawe nubagize umumaro mu buzima bwacu, ntabwo yabonetse ariko turamushimiye. Ndagira ngo dushimire na Mukashema Jacqueline, madamu ari hehe, mamishimye, nawe turamushimiye. Turamushimiye, nta kindi nongeye, ariko famiye turamushimiye. Dushimiye Nyiramihigo France, ni umupapa w'inshuti ya muzehe, ntabwo ari mu Rwanda nawe, ariko madamu barahari, bagera mama Fisi Ngoriya. Turamushimiye. Yari umugabo ukunda kuza mu rugo rwe na muzehe bavuga igifaransa guhera mu gitondo kugera nimugoroba, baganira bagaseka cyane, ni inshuti yacu cyane. Turamushimiye. Dushimiye Devera Sebadende, nawe yasabiye umukobwa umwe muri bashiki banje. Nimugire ngo muri iki gihe gusaba basigaye batanga amafaranga, iyo ubonye umuntu wemeye kugusabira akakuvana nakujyana nk'ikarongi n'iki ku buntu, ntabwo twabura kubishimira. Dushimiye Pasiteri Kamanzi Rora, ntabwo yabonetse aha ngaha, nawe yaduhaye impano ikomeye, ntabwo ndi buyivuge, ariko hari ikintu yadukoreye mu muryango, turamushimiye. Dushimiye Nzabakiraho Anastase, nawe ntabwo namubonye, turamushimiye. Mu gihe Maurice yaramaze kwitaba Imana, yajyaga ahamagara umwe muri twebwe akavuga ati ko mfite ibishyimbo aha ngaha mwaza kwifata kugira ngo abana ba Maurice barye. Hashira ibiza ateka ko hari agasabune hano bakabashyira kugira ngo abana babashe gukaraba. Uwo muntu nta kuntu tutamushimira mu ruhame, yarakoze, turamushimiye. Sigaje abantu batatu. Turashimira kandi umuryango wa Diregiteri Bitaboze, uriya twavuga ngewe ndamuzi, no kuri bya zina banyitaga kera ndamuzi. Diregiteri rwose n'abayembe n'abafideli rwose turabashimiye. Turashimira Munyankumbu rwa Jean Marie, nawe wadusabiye, yasabiye mushiki wanjye umwe aha ngaha, turamushimiye. Ndagira ngo dushimire nabonye madamu Mugunga, mama Angelique, nahaguruke, umukecuru. Umukecuru reka tugushimire nubwo utavuze ko turi bugushimire. Hari igihe cyabayeho, uriya muvandimwe, hari igihe cyabayeho cya gihe cy'abacengezi n'iki bajyaga bafata umuntu uwo ari we wese, ntabwo nzi icyo yarashinzwe muri leta. Uriya baramufashe baramufunga, bamufungira muri kontineri i Remera. Hashize imyaka muri za 19 aho ngaho. Uriya mukecuru rero bagiye kumutukurira, turamushimiye. Ubwo rero dushimiye mu gusoza, dushimiye n'abandi badushyigikiye kugira ngo iki gikorwa kigende neza.
nabonyemo ba data bukwe bacu, ari data bukwe wa Benite n'uwandi na bamwe bukwe bandi mwaje ba mwana bamuzehe mwese turabashimiye rero ibyo mwakoze byose kugira ngo dushyigikire kugira ngo uyu munsi tubashe kugenda neza. Reka nshimire n'umuryango wa Munyakazi namubonye Innocent Munyakazi, turagushimiye nawe n'ubucuti yacu n'umufamiliye wacu wa bugufi, turamushimiye n'abandi bose bagize uruhare kugira ngo ubuzima bwacu bwe kugeza aha ngaha dufite inzu yo kubamo. Hari igihe tutari dufite inzu yo kubamo kandi twari tuyifite, harimo abagize uruhare kugira ngo tubone inzu yo kubamo. Turabashimiye n'ibindi byinshi tutabasha kurondora. Uyu mwanya niwo tubonye, impamvu twateguye uyu munsi ni mu babiteguye byari kugira ngo byibura tubivuge papa gihari. Mwabonye ko mama aragenda ava aha ngaha yagera ku muryango akicara afite intege nkeya. Turavuga ngo muri iki gihe rero umukecuru dusigaye tugenda ava mu rugo kugira ngo ajye ku isengero yicara inshuro eshatu, aragenda mwambi kumwatereka nduhuke urahagarara ukarindira ati hasi umwanya muri igihe biri burangire, agera imbere ati tugende ati ndorohera, agera imbere akongera akicara, byerekana ko umuntu utangiye kunanirwa. Uzahamagara muzehe ntakwitabe kubera yuko imyaka afitemo seriye zimwe zitangiye kunanirwa kubera impamvu z'imyaka. Urabona muri iki gihe kubera ko tubona nawe ubuzima buri kugenda bimeze kuriya, reka ibyo dukora tubikore bagihari, abo dushimira tubashimire ahari. Twe tuzabivuga cyane muri kuza mu rugo ngo wagiriye neza muzehe, reka tubivuge aha. Niyo mpamvu yatumye dutegura uyu munsi ngo tubashimire. Haleluya, haleluya. Abona ko byinshi ariko ndashima Imana, ndashima Imana y'amakiza, ndashima Imana y'amabutware, ndashima Imana y'amabutware tukajya mu mirimo yacu, ndashima Imana ko yangize umukozi wayo. Bwa mbere nabaye umurezi mu bana imyaka 25, abo nigishije bamwe n'abaminisitiri ko singambariho. Ndashima Imana ko yangize umurenzi muri Ekodimu hafi imyaka 5 ibyumba Pastor Alice. Ndashima Imana yuko yangize umuririmbyi ariko singiririmba. Ndashima Imana ko yangize umunyamasengesho w'umwuga, umunyamasengesho w'umwuga. Haleluya. Kandi nanjye ndabasenge ubwo yasabiye abera isengesho ribageraho, yasabiye abakunzi b'umusaraba isengesho ribageraho, yasabiye abagenzi bagana Siyoni isengesho ribageraho. Murumva mwese rero ko masenge. Ubwo rero ndashima Imana, ndashima Imana ko yampaye abana. Nubwo yampaye abana igihe cyageze ishima yuko twagabana imwarira abahungu babiri ibatwaye nyuma yaho, ariko mbere yaho yari yarambwiye ngo izanezeza. None mbonye itwaye Morisi, ese Mana ni ukunezeza abantu bawe banezeza utwara abana babo. Imana ndayivumburiye, ariko Imana iransanyohereza inkumi yambwira iti nubwo wangize umwanzi wawe, ntabwo ngiye n'umwanzi wawe, ni umubyeyi wawe, haba n'Imana yawe. Noneho rero umutima uragaruka, ndakomeza nkomeza umurimo wanjye wo gusenga, kandi n'ubu ndacyasenga. Imana rero yanejeje, nanjye yanyambitse ikanzu yera. Haleluya, yanyambitse ikanzu yera. Ntabwo nari kuzayambara mu majori, ntabwo nari kuzambara ikanzu yera, ariko kuko Imana yabivuze, ni Imana itabasha kubeshya, ni Imana isohoza amasezerano. Kandi iracyafitiye n'ibindi yambwiye byinshi. Yarabimbwiye pasi, yarabimbwiye hari ibindi ifitiye izansohoreza. Ntabuze byinshi rero, reka mbasezere. Hamwe namwe umukiza be, hamwe namwe umukiza be. Indirimbo ya 313 zagende muyiririmbe mwumve ikibabwira. Ni indirimbo y'umugenzi ugana Siyoni. Haleluya.
bagaburira umuzukuruza nawe uzabona ngo narangije ngiye kumwana umuzukuruza rero namuteguriye impamvu bazamubwira inama yo gukura nagiye nzamuka imisozi amanuka neza korali nziza y'abatsinda